Bo icyambere na ikizere mfite nuko ngewe niba nampima nta nzoga bari bunsangemo kuko inzoga ubu ngubu kuva umwaka ushize ubu nabaye ndetse inzoga ubu ngubu ikintu bansangagamo ubundi ni ubusinzi bukabije icyo kintu naziraga na indiscipline. Uba wumva uramutse ugize amahirwe yo kugera muri Amerika niki kintu wumva wakora? Mbo muri Amerika haba tuzi twinshi, akazi kose nzagakora, haba gukora muri hoteli, haba gukora mu majaride, ko hariya ni fakini job. Wakurikiye Wisdom TV Rwanda, igitondo cyiza aho muherereye hariho hose. Uyu munsi rero ni umunsi wo ku cyumweru. Murabona yuko turi kumwe na Yakamwana agiye Kirehe mu nkambi, aho agiye muri medical check up yo kugira ngo arebe yuko yajya Kansas. Yakamwana, bimeze bite? Ebana ibintu namba. Umeze neza? Ubu nderekeye. Egereza mikrofone yawe neza. Nibya bindi nababwiraga rero ati dosiye za sere ntago zijya zisaza. Nubwo abantu bavuga ati wowe yakahora amagiwe nta uzajya anytime muzumva nafashe rutemikirere. Nuvuga ngewe ubu ngubu mbarwa nk'umunyamerika. Iyo bamamagaye gutya mu nkambi ni muri Amerika babahamagaye ati muturebereye aka mungere mu mukore medical check murebe niba hari icyahindutse. Yakamwana aze turamukeneye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yakamwana, uyu munsi ufite ikihe kizere noneho gitandukanye n'ibihe byahise aho wagiye witegura inshuro nyinshi kuba wagenda ariko ntibikunde? Mbo ntago ngenda uyu munsi, bagiye kongera bankorere medical check up. Nongere ngaruke nshobora kuzasubirayo noneho ubwa kabiri bibaye tena correct nibwo nshobora guhita ngenda. Uyu munsi wumva hari amahirwe wumva ufite yuko noneho bizakunda ukagenda? Mbo icyambere gusa icyo naburaga ni discipline, ariko ubu ngubu ngiye kugenda ebana mbereke discipline, mbereke yuko rwose hari icyahindutse. Icyo mbura gusa ngiye ni discipline. Discipline noneho uyu munsi urimo urarangwa n'iyihe mico kugira ngo nibura mu byo bazashingiraho babone yuko atari Yakamwana wa wundi wa mbere bari bazi? Mbo icyambere na ikizere mfite nuko ngewe niba nampima nta nzoga bari bunsangemo kuko inzoga ubu ngubu kuva umwaka ushize ubu nabaye ndetse inzoga ubu ngubu ikintu bansangagamo ubundi ni ubusinzi bukabije icyo kintu naziraga na indiscipline.
disipurine, ariko gusa uyu munsi ngomba kugaragaza disipurine yanjye. ariko ubushize wigize kuganira n'umwe mu baba hanze akubwira yuko icyiza ari uko wakwigumira mu Rwanda. Hari umuntu wambwiye ko icyiza ariko nakwigumira mu Rwanda, ariko marigereke famiye yanjye hafi ya bose bari USA. Yego. Nanjye urumva nkeneye gukurikira umuryango wanjye United States. Uba wumva uramutse ugize amahirwe yo kugera muri Amerika, niki kintu wumva wakora? Muri Amerika haba utuzi twinshi, akazi kose nzagakora, haba gukora muri hoteli, haba gukora mu majaride, ko hariya ni fakini job. Ese Yakamwana, hari umuntu ushaka kukubona uyu munsi wenda wigira ku ma YouTube, wikorera ubuzima bwawe bw'umwihariko wawe, ariko bakumva yuko Yakamwana atari wa muntu ushobora gusetoringa ngo akora akazi agire avuga ati nzajya mbyuka buri kuwa mbere kugeza kwa gatanu njya mu kazi, nyine abe wa mu Yakamwana umenyerewe mu kazi bitandukanye n'ama YouTube? Ni ukuvuga ngo USA kubera imico yaho nangwa se comportement zaho, nubwo waba uvuye hano warananiranye, hari ujya ku murongo, kuko abazungu nta mikino bagira. Iyo uzanye bya bindi byacu by'inaha ibana ubu muhumurisi ukajya wirirwa ku muhanda uri gusabiriza. Kwari umupeti twabanaga, hari umuntu w'amaye story yaramwe ngo akigerayo bamwitaga Gisho, abamuzi baramuzi, ngo akigerayo yahise aba umuhumurisi. Urumva rero byambereye na byiza kubona naratinze kugenda, kuko iyo ngenda igihe nari ngiye kugenda, ubu nanjye mba narabaye umuhumurisi, ko nari umusinzi ukabije nk'akanyanga ku rwego rwo hejuru, ariko ubu ngubu byamaye isomo, byanyeretse n'uburyo nshobora kwitwara ngeze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Za ntego zo gushaka se uracyazikomeje kandi ubu uri mu rugendo rugana mu gushaka uburyo wazajya muri Amerika? Gushaka nashaka, gusa wenda umugore nkazamusiga nkajyayo, nkazagaruka kumureba, nkazagaruka kumutora. Yakamwana, urabona uyu munsi ugiye muri medical check-up, bimenyesheje ngo nibura ibintu biri muri process. Urumva uzakomeza ukihangana ugakipinga ya discipline yawe, kwa kwitwara neza ku buryo bizatuma bashingiraho nibura. Ndashaka rwose guhinduka ku buryo uyu mwaka wa 2025 ngomba rwose ugomba kurangira nanjye ndi USA. Yakamwana, ujya ufata nibura nk'icyumweru ukakimara udasomye ku icupa? Icyumweru ndakimara rwose. Ukakimara utarebye aho icupa riri tinjiye mu kabari? N'ibyo bintu muri medical check barabimbaza cyane. Ese ushobora kumara icyumweru udasomye ku nzoga? Ese ku munsi unywa uducupa tungana? Nibyo ngibyo ubundi bagiye kumbaza, niyo medical check ni nk'ibyo ngibyo rwose wanamenye. Nibyo bahora bambaza. Uvuga ngo icyo bashaka gusa ni ukugabanya inzoga, wenda niba naranywaga uducupa 5 ku munsi, wenda nkajya nywa kamwe cyatubiri. Kagaragara ko koko ndi kuri discipline nshobora gukora akazi. Yakamwana, wigize kugaragara mu ndirimbo bigaragara nkaho uzi no kuririmba. Uzi kuririmba? Kuririmba ntabwo mbizi neza, naririmbyeho gatoya, ariko byimenyereje byaza. Naririmba. Ujya wumva hari umunsi uzinjira mu rusengero ukavuga uti noneho ngiye Yakamwana bari bamenyereye hanze y'urusengero, ntasenga ntagira gute, ariko hari umunsi nzagera iby'inzoga nzireke, iby'indangamirwa mbivemo, mbe umukristo watendinga ibikorwa by'itorero kandi wubaha Imana? Njye ngeze USA nahinda. USA buriya egereza mikoro. USA bagendera ku murongo. Gendera ku murongo, niba ari amasaha y'akazi ni amasaha y'akazi, niba ari amasaha ya pause ni amasaha ya pause, niba ari ku cyumweru ushoboye kujya gusenga wajya gusenga, niba ushaka kwirirwa uri gusinda wakwirirwa uri gusinda. Ariko gusa njye ningera USA no gusenga nzatangira gusenga. Ntukumbuye Asiya? Ndamukumbuye cyane, ahubwo nkigera muri Amerika nzahita nsaba kujya muri state abamo. Shaka kujya gusura boss kazi wawe? Ntabwo ari ukumusura, niba ngombwa nzanajya kubana nawe. Ariko Asiya umufata nk'iki ku buzima bwawe? Asiya mufata nka mushiki wanjye, mufata nk'umuntu mbese nk'umufamiliye kabisa. Hari ikintu gikomeye yakoze ku buzima bwawe? Ni ikihe kintu ujya wumva ukavuga uti iyaba atari Asiya ntago mba ndi Yakaba none uyu munsi? Kuvuga ikintu Asiya yakoze mu buzima bwanjye, cyane cyane
nko kwinjira muri iyi social media Asiya yabigizemo uruhare yaguhaye platform kuko Asiya niwe wankuye mu nkambi anzana hano i Kigali mbiwe mu rugo kugeza igihe yuririye indege yerekeye United States musangira ibikorwa byose bibera iwe muri kumwe agushyigikira mu buzima bwa buri munsi rwose nk'umwana asante cyane dushimire Asiya ni umuntu w'umugabo hari ikintu yakoze gikomeye ku bugingo bwawe uyu munsi wa none ni icyo wamupromisinga utazigera uteshuka ku buzima bwawe bitewe n'icyo yaharaniye ku bugingo bwawe Asiya ikintu nateshukaho sinamwubahuka mufita nk'umubyeyi wanjye ikindi mufita nka mushiki wanjye nubwo tutasangiye ibere ariko mufita nka sister Yakamwana hari umuntu uza mu buzima bw'umuntu akamubera umugisha akamubera urutindo cyangwa ikiraro kimukura ku rwego rumwe yarareho kimugeza ku rundi sibyo uyu munsi wa none hari ibikorwa bikomeye Asiya yakoze ku buzima bwa Yakamwana ari nabyo ahari ahanini bikigukipinze uyu munsi wa none ni izihe ntumbero uba wumva ufite nkawe kavuga uti mu buzima hari ibintu umuntu yaharaniye kugira ngo ngereho cyangwa se nzagire nanjye icyo nimarira nk'umuntu ukavuga uti iki kintu byanga bikunda nzakigereho ni ukuvuga ngo wenda tukiri kuri Asiya ngewe byamfashije ni byinshi wenda nubwo wenda rimwe na rimwe nagiye mutenguha yegereze mikoro nubwo nagiye mutenguha rimwe na rimwe nkamukora amafuti ariko yagerageje kwihangana kunyihanganira buriya ntabwo ari buri muntu wakwihanganira na nyoko hari igihe akwanga rwose akakujugunya umunani ari umubyeyi wawe ariko yarakwibyariye ariko Asiya gusa icyo namushimira ni uko yagerageje kunyihanganira mu gihe gito cyangwa se igihe cyose twamaranye Asiya rwose yamfashe nk'umubyeyi Yakamwana tugana ku musozo w'ikiganiro twagiranaga uyu munsi wa none ni iki wakwizeza abakunzi abafana bawe bagukurikira abakunzi ba Yakamwana gereza mikrofone abakunzi banjye rwose abakunzi ba Yaka cyo nabizeza cyo nuko iyi medical check ngiyemo nangiye muri umwaka wa 2025 nzayikora neza cyizere cyo rwose yakibasigiye mu nyizere Nzovu ntari bugira ngo wagiye oya Nzovu arabizi ntabwo ari bugire ngo nagiye kuko nabimubwiye na ninjoro twari turi kumwe buriya Nzovu ni wa muntu wanjye umba hafi nanu nari nabibikije ibyangombwa bya Nyanza ya Kicukiro Nzovu niwe wamerekeje kujya kubizana n'ubu yararimo kumbwira ngo uretse kugenda ngo aza gusezera oya ndagiye kugira ngo naza gukererwa ahubwo umumbwirira ati Yaka wawe yagiye ariko kuwa mbere tuzaba turi kumwe asante cyane reka tuguherekeze noneho tukugeze muri gare tugushakira imodoka burire abundi twitege kuzongera kukubona ryari cyumweru gitaha nzaba ndi Kigali cyumweru gitaha interview ya mbere ukivayo ninjye tuzayikorana cyane rwose cyangwa uzampamagara nze kugufata oya ntanaguhamagara ukaza ukamfata rwose Yakamwana asante cyane asante sana murakoze ugira umuhanda mwiza Wisdom TV Rwanda gira ikintu babwire kuri Wisdom TV ubasezera yegereza mikoro ejo cyangwa ejo bundi nzaza mbabwira uko medical check byagenze asante sana